None deni nyuma twakoraga filime ukanazicururiza ko nabyibuka njya gukora filime bwa mbere nakoze filime yitwa Ngo Twese Turi Bene Kanyarwanda icyo gihe yo mu Kinyarwanda njya kuyicururiza cyangwa umwanya muto navango yarakuze ubundi yaramanutse kubera yuko icyo gihe ngiye kiriya gihe nibwo nabonaga amafaranga para raporo y'ubu ngubu ushaka gufata filime ifite episode 12 ukayishyira kuri YouTube ntikwinjiza n'amafaranga 1000 nta mukinyi hano ukina filime ari byo bimutunze byonyine kubera ko iyi saha aho dukura naho dusoroma ni hato ariko icyo gihe ntangira urwo rugendo harimo ba Fabiola hakaza Damuru Selemani Papa Shaffy yego gaza Gahongayire Solange akinyitwa Zuzu so abo bantu niyo twagitinganaga turi kumwe tukakinana yego numva ko ni gukinana n'abantu twizera ko mumeze neza cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi 5 kuri 5 nitwa Patrick kwizagira mutubona kuri Next TV Rwanda ni channel yacu biri kuri YouTube icyo busabwa no gukora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose twa uploadinze ujye uhita ubona notification uwo mwanya bitakugoye reka tubifuriza amahoro aho muri mu bice bigiye bitandukanye nkuko mubibona kuri kamera zanyu nago ndibuze kuvuga byinshi cyane kuko uwo musore turi kumwe muramuzi cyane mu muzi muri filime nyinshi zigiye zitandukanye niwe tugiye kuba tuganira byinshi cyane uraswa umenya amakuru ye nibyo ahugiyemo muri iyi minsi tugiye gutangira tuguye ikaze kuri Next TV Rwanda murakoze cyane yego na amahoro nta kibazo ndashimira biracamo yabana ntaribi twishimiye kukwakira kuri Next TV Rwanda murakoze cyane ibyo byose abantu bakumenye mu mazina menshi agiye atandukanye bitewe na sinema nyinshi cyangwa se na filime nyinshi wagiye ugaragaramo ariko by'umwihariko ubundi amazina yawe nayahe amazina yanjye iyo umaje ngo amazina yanjye nayahe nanjye ntago nayibuka ariko ni menshi so ayo niswe n'ababyeyi nitwa Rukundo Arnold hari abanyita Shaffy hari abanyita Rick hari abanyita James hari abanyita Patrick hari abanyita Yusufu hari abanyita Paul Jean Paul hari abanyita Gashugi so ni menshi ariko by'umwihariko abantu nyine babyumvishe tugwaye ikaze kandi twishimiye kubana nawe muri iki kiganiro cy'uyu munsi murakoze cyane hanyuma Gashugi ni series turibuze kuba tugarukaho by'umwihariko cyane ariko nandi mazina bagiye bakumenyamo nka Shaffy umunsi wawe ubundi ubupanze gute umunsi wanjye kubupanze rero umunsi wanjye ubutangaje mbyuka mu gitondo saa 11:50 yego ngakaraba mu maso nkibrosa nkambara tennis de sport narangiza ngakora cross nkiruka narangiza nkaza ngafata amazi ashyushye yo kunywa narangiza deni ngakaraba mfata tuzi dukeya ukanya ngakaraba nkaza nkwa andi mazi maje gukora douche deni nkambara ntago nyafata breakfast y'icyayi n'iki byose namara kwambara ngafata fruit deni nkajya ku kazi saa 3 narangiza ikintu nkora nyine saa 6 nyine njya kuri lunch nk'ibisanzwe njya kuri lunch saa 8 narangiza ngaruka mu kazi gataha saa 1 ngasoma internet ngasubiza amaso inyuma ku kazi kanjye kagenze umunsi ku wundi nimba ntawe nabangamiye nimba hari ibyo ntujuje nk'umuntu ukora akazi bien sûr noneho deni nkaryama saa 6 zuzuye z'ijoro niyo masaha ndyamira uvango ndyama amasaha hafata natatuziye mu gakeya ubwo abantu babyumvishe bumvishe Gasugi cyangwa se Paul Jean Paul muri bamenya aba nakatira biju abenshi barabizi bayikurikira umunsi wawe bumvishe uko ubupanze twigarukiye kuri sinema ingingo nyamukuru y'uyu munsi dutangiye kuganira navuga ko sinema na experience ndende n'igihe kinini uyimazemo dusangize kuri urwo rugendo rwo kugiye watangiriye muri kwivango bwa mbere nije muri sinema so well and good so ntago nyambasha kubisobanura cyane cyangwa se wenda ngo umuntu abyumve natangiye film cyangwa se gukora muri kariyeri ya film mu mwaka wa 2008 imyaka 12 irashize ndi muri kano kazi mu gutangira mwaka wa 2008 yagiye nigaga muri secondaire nigaga mu wa 4 secondaire muri 2008 none deni nyuma twakoraga filime ukanazicururiza ugakora filime ukayibaninga kuri DVD ko nabyibuka njya gukora filime bwa mbere nakoze filime yitwa Ngo Twese Turi Bene Kanyarwanda icyo gihe yo mu Kinyarwanda njya kuyicururiza cyangwa uvuye i Kigali nari mfite ikintu cyitwa nari mfite design cover wakoraga cover utabuyiriho yego hakugurira even nubwo filime yaba ari nziza ndabyuka nari ndi ariko ndakantu gatoya utagaragara neza hagaragara ubwo turakoze icyo gihe
filime njya kuyicuruza mu isoko ati se wowe uri hehe ati ndi hano atete iyi filime ni nziza ati ni nziza ari igihumbi DVD nafite DVD 200 ndazizunguza mu isoko ndazicuruza mu isoko ryo isoko rya haramu Rusizi Kamembe ndazizunguza ko ndazicuruje zirashize ubwo zimajije gushira ntumiza y'izindi kuri agence banza n'izindi jana ndazicuruza namaze y'iminsi 2 zirashira ndataha mu gutana bane byose rero Kamembe mu rugo nabane kugira ngo umubyeyi byibuze mwere ko hari n'ikintu nkora gifite n'agaciro reka ngura umuceri amafaranga ya mbere amagafa k'umuceri gakubita ibitugu gashira mu modoka muri Kwastel nzanira umubyeyi aravuga ati byose wa muntu burya ni umuntu nuko bitangira gutyo nangira nkwereka yuko byabaga bikaze kuko ubu ngubu umuntu akina filime ngo ndi umustar ngo ndakaze ngo ntago nakora iki ngiki ngo urabona ngo umuntu ngo yambona ngo sinagenda n'amaguru ibintu nk'ibyo warayikoraga ukanayicuruza mu isoko muri terera hejuru ati muragura filime muragura DVD twavugaga amagambo tuyatondobekanye ukavuga ati kabisa abantu n'abacuruzi so birarangira dukora indi filime nkora filime ntaheza hisi ndakora mbona ndi kugenda bigenda bizamuka gahoro nkumva ko ntaribuze kubura meet you nkumva ko ntaribuze kubura wenda amafaranga kugura umwenda nkumva ko ntaribuze kubura jado poche ku ishuri so nuko ubuzima bwagiye buzamuka ubwo ndarezimye ariko mu by'ukuri twagize ibihe byiza ariko none binagoye ariko twarubatse Kamembe ni urugendo rwari rukomeye nk'uko bivuze kuva 2008 uva Kigali ukagira Rusizi ubu ngubu navuga ko byoroshye ari platform nyinshi umuntu akora filime bikoroha ko ahita imenyekana ni urugendo nyine rurerure dusobanuriye kuri iyo experience yo kuva 2008 kugeza ubu ngubu industry ya cinema no mureho urayibona kuri uyu rwego kibazo kirakomeye kuyibona kuyiherevo umwanya muto navango yarakuze ubundi yaramanutse kubera yuko icyo gihe ngiye kiriya gihe nibwo nabonaga amafaranga para raporo y'ubu ngubu sinkubeshye nkora filime ntaheza y'isine kuyo amafaranga menshi ari muri mamiliyoni kuko nakoraga DVD ikicuruza yagahimeze neza abantu bakayikunda baravuga ati bishafagira filime nziza ngasora igice cya mbere abandi batagira igice cya kabiri mbese byabaga ari sawa icyo gihe ariko hari hatarazamo n'abantu batazi ibyo baje gukora hari harimo abantu hatarazamo barusarura mu ndu ni ukuvuga ngo izi saha ushobora kuvuga ati byose ngiye Patrick Shaffy yakuze mubona ni umuntu twabanye nzi dukina na football ntago yakina filime biravuga ngo byinanire undi agatabwira umwana agatabwira ati niko sha ti wa muhungu ko kaganaka ntumuzi ati Shaffy ntumuzi ati Arnold ntumuzi ndamuzi kwa kine filime wowe wabigiyemo ati mama ati nshakira kamera bazo filime ari kamera na mikoro bakaba baraje bagiye gukora filime harimo n'abatagira mikoro bakoresha kamera bagafata amajwi ya kamera bikajya hara bikavuga hazamo abantu benshi batandukanye ukaza tanze kwandika script akavuga ngo murajya hara mwihimbira amagambo murajya hara mutegura ibyanyu ibintu byose biragenda birazama amafaranga atangiye kwinjira make abadiske bana bako muhanda barasohora muri rati natwe twabibonye wakora filime igihangano cyawe kivuga ngo uzasohora filime ejo ugacuruza kimwe cya gatatu abandi bagacuruza bibiri bya gatatu bisigaye wasohora filime nabo ugasanga nabo basohoye filime bakahereza bakora multiplication baheza abaturage nimba wigurisha DVD 1000 bakigurisha amafaranga 400 gucyo bya copyright byari bitaragira agaciro even n'ubu ngubu no copyright iriho ariko ntago bayirengera nkuko bigomba guhabwa imbaraga so ibyo byose byarabaye ingarutse rero ubu ngubu twamenye filime nyinshi ariko nabwo imaje kuzireba ntago zifite ireme so ariko vuga gutyo wenda gusa harimo abantu bakoze baranamenyekana banatera imbere kubera ko bashyize kuri platform ngari bafashe filime azipostinga kuri YouTube kandi YouTube ni ngari washyiraho n'undi agashyiraho n'akana kagashyiraho abaturage bakajajinga bakirebera gusa sometimes hari igihe kintu udaha agaciro cyangwa udahereza valeur ari higira value kuri YouTube ugasanga nyine ntago wamenya kubijajinga umuntu avuga ati iriya filime ndayikunda hari uburyo abantu bakunda ikintu ko batagikunze bifite impamvu bari kukireba ugasanga na filime ifite message batari buze kureba bitewe n'ibyo rubanda cyangwa se nyamwinshi bashaka ibyo rero biratandukanye rero YouTube yaje yishuza kuri benshi yagaburiye benshi nubira batunza n'izindi platform za online kenshi iz'abantu basikiye bakoreraho navuga ko haraje platform za online zikucuriza filime online ni uburyo bwiza na technology iri avance ni ibintu umuntu yakwishimira muri rusange ariko navuga ko wenda harimo imbogamizi wenda nyinshi no kugira ngo byibuze ubona nayo mafaranga ko nima nakoraga filime byibuze imwe
nakora filime imwe icyo gihe muri kiriya gihe filime imwe ikantunga aba nabona n'igishoro ngakora n'ibindi ariko za kuri YouTube ushobora gukora filime imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu ugasanga biranze kubera yuko cyambere baragusaba subscribers 1000 watching temporary hours 4000 sometimes urabibonye ariko ucitse intege kandi ya filime warayigurishije kuri YouTube nta n'amafaranga yigeze kumarira bisaba kugira ngo bijyemo nyine bishyushaka gufata filime ifite episode 12 ukayishyira kuri YouTube ntikwinjiza n'amafaranga 1000 kandi agiyemo menshi kandi yaragiyemo menshi byensira ariko mu gihe wagomba kwicuruza kuri yagiye twicuruza kuri local market yacu hano nk'abanyarwanda ukabona amafaranga na miliyoni 12 ariko ngo ntibyashoboka na miliyoni 1500 ushobora kubibura cyakoze na filime wakoze ibintu bigatangira kumenyekana n'ibiki byose abantu bagakunda ibyo ukora sava yego wabona ko ari ibintu nyine bitangiye gufata intera ariko petit à petit rozo fesoni bizagenda biza nta mwana uvuga ngo yuzuri ingobyi ko byagenda kose turi gukora turi mu kibuga tugomba guhatana tugahangana kama mbaya Imana yo mwishuri zacu inzira yego nari ndimo nibaza ngo kuva 2008 nyine nibwo uvuga ko byasaga n'ibigenda kugeza uyu munsi muri 2021 ndibaza ngo urwo rukundo rwo gukomeza gukunda ibyo bintu nubwo byo byose ibyo wabonagamo mbere atari byo ubonamo urwo rukundo ruva hehe rwo ngo reka nkomeze matane nubwo ibyo nabonaga ubu ngubu narimo kubibona ariko we never know ni icyizere ndizera yego nkemera ngahatana ngahangana yego ibyo bintu byose mu giti cyanjye kuri giye bimbamo mba numva ko agatinze kazaza aramenyo ya ruguru numva ko byagenda kose uko byagenda kose ejo umuntu ari heza urumva ndakumva kandi ngatekereza ko mu ndoto zanjye buri munsi njya ntekereza nkavuga ngo the future is now niyo mpamvu ugomba guhatana ku giti cyanjye ko byagenda kose ko ibyo nkora mbikunda kandi gakora abanyarwanda bagakunda ibitekerezo byanye n'ibyo mbahereza muri filime n'iki byose bituma ngira rwa rukundo kuvuga ngo reka nkomeze mpatane ikindi nubwo mbona amafaranga make kandi nifuza kubona menshi numva ko byuza ariye kizaza nkumva ko igihe atari igihe cyanjye kizaza ikindi gihe ko ntago nabivuyemo ndacyabirimo kubera ko mfite abantu kandi ibintu byose maje kugera ku giti cyanjye bigezeho kubera abantu ibyo nkora byose mbikesha abantu no kugeza isa ko manjyagaza impumbu nkuko abazima n'abantu ntabwo nabigejeje kubera byo nakoze nabigejeje kubera ubushobozi mfite ndusha abandi nabigejeje kubera ko ubuntu bw'abantu imbaraga z'abantu urukundo rw'abantu kumba hafi kungira inama niyo mpamvu mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo nyasuzugura umuntu wari wese mfite ubushobozi bwanjye ku giti cyanjye numva namufasha nkamuha support hazasigara mburana n'urundi rubanza nyuma ko namuhaye support ariko iyo umuntu asabye mfite ubushobozi bwo kuba namuha ndamuha icyo ntaguhaye ubwo ntago magifite urakoze cyane twigarukira 2008 gatoya abantu benshi argiye yo bwa mbere wenda bamaze gukora casting kujya kuri kamera bisa n'ibigora umuntu ukina filime yawe ya mbere tugitweke kuri iyo shusho byari bimeze bite ntabwo byangoye ko ngenda sharp ntabwo byangoye ko ndi sharp ikindi cyakabaye ngenda kamera yego bavuga ko kamera ifata kuri Donandro kuri yahigeze ni kuvuga ngo ro ku giti cyanjye niyo wamvana hanga ukanjugunya henge nabaho ngo ngugi busa ngo buryasaza azimira nzima so ku giti cyanjye rero ngewe nta kintu kigeze kingora ku giti cyanjye kuva ngo najya ngo muri nagiye muri casting birangora nta ngo nyimbere ya kamera ngo bintonda n'ibiki byose no kureba muri kamera umuntu arambwira ati kureba muri kamera nibibi nturebe muri kamera urebe wo muri kuganira nibigira gutya na gutya nturangare ku ruhande mbese akabikubwira ukabyumva ntago byo ngo bigeze bimbaho ngewe yego muri make uruganda rwa cinema byo byose hari evaluation yagiye iba kugeza uyu munsi uvuye n'icyo gihe ndaza kubaza ngo byose kuva 2008 kugeza uyu munsi n'abakinnyi benshi bagiye baguca mu maso cyangwa se mwagiye munakinana hari nka batatu vuguti abakinnyi ariko twaheranye icyo gihe na n'ubu bari mu bameze neza abo twahatanyira yese ko bamwe ubona ko harimo abasinziriye abandi bagiye bazamuka bakazamo hagati ngezemo hagati tugakomezanya ariko icyo gihe ntangira urwo rugendo harimo ba Fabiola twarakoranye muri filime nakoze bwa mbere harimo Fabiola ubwo n'uwagaragaye mu marira y'urukundo yego hakaza Damuru Selemani Papa Shaffy yego gaza Gahongayire Solange kinyitwa Zuzu so abo bantu niyo twagitinganaga turi kumwe tugakinana yego numva ko ni gukinana n'abantu bitandukanye nuko okay mbivuze wenda ushobora uvuga ati abandi babaga ari ibisimba hari umuryo uactingana n'umuntu kumugahuza akagusapotinga gusapotinga umuntu rero umu actor mwiza supporting go bari kumwe cyangwa se supporter mwiza supporting umu actor bari kumwe so ari ukinana n'umuntu rero kuva ko byibuze uri mu mwuka uri muri mood neza 100%. So abo bakinira abakunze tuza gukorana none na
ukina muri Citymed twarakoranye nawe muri projet ya filme so ni benshi nanjye nkorana nabo ariko ni beza n'abakinnyi beza. Yego. Hanyuma ugiranya gute generation yo hambere ubwo navuga wenda irimo basamusure namwe mwagiye muzaho mbere gato n'abakanyombya na generation y'ubu ngubu noneho uyifata gute generation cyangwa se abantu barimo boza muri cinema bashyashya ubwo twavugamo nka babamenya sinzi niba wenda byo byose baje vuba ugeranyije namwe yatangiye kera akora za filime za Nkuba n'izindi yakoze mbere yatangiye kera. Yego. nawe ari mu bantu twatangiranye igihe kera. Yego nayo ngumbye ngo geranya generation yo hambere n'abarimo kuzamo ubu ngubu ubona mbere byari byiza kandi abambere baraharuye kuko abubu ngubu baza basanga ibyo twaharuye twaciye inzira even nubwo bakora wenda bakazana agashya bagahanga agashya wenda kwa bakora ni byiza kurenza ibyo twakoze ariko gahoro yego uko byagenda kose haraho biba byaravuye. Yego ni kuvuga ngo kuko babonye ko twaciye inzira bakabona ko bya bintu bishoboka nabo byibuze bakanuye amaso baravuga ati bya bintu byashoboka reka duhange natwe ducuye umuvuno umeze gutya na gutya. So navuga ko twabafunguriye inzira ariko nabo bagira ibindi bongeraho muri rusange. Ushobora no gufungura inzira y'umuntu kakurusha kwagura mu buryo runaka butandukanye. So barahari benshi rero bagiye bakora ibyiza kandi baje vuba ugasanga babandi bahubwo banatangiye kera ugasanga basubiye n'inyuma ukabiga se bagiye mwagiye n'ibyoze bamwe tukumva babaciye baravuga ati yahigaga hijanja. So byinshi bitandukanye ariko nyine ni igihe cy'umuntu nyine tu buryo iyo umuntu ari hiti akaba ari kuri hiti yiwe mureke nyine niyo hiti yiwe nyine tu nicyo gihe cye tu na hiting. Urebye sinema y'ubu ngubu ubona benshi bayizamo kubera urukundo cyangwa bayizamo kubera akantu karimo bashakamo cyangwa ugeranyije nuko mbere mwabikoraga gutyo ukava nk'ikigali ukagira Rusizi urumva wagu bifitiye urukundo iyo bigeranyije n'ubu ngubu umuntu avuga ngo nyine reka nshake kamera nk'uko wabitubwiye ni urukundo bose ni urukundo aho hose icyo turagisangiye rwose pe abasangira ibisa ubusabitana ibisambo rwose sinkubeshye n'uri hano nabashaka abanyumva yaba ari producer nde yaba ari director nde tubyumve kimwe ntago amafaranga abakinnyi bahembwa n'abakoze muri industry muri rusange cyangwa se abakora muri sinema nyarwanda ntago amafaranga bahembwa ari bakagombye kuba bahabwa. Ni urukundo no kuva ku bintu wenda bizaza nyuma no kuva ko byuze dushyiramo imbaraga byuze ejo hacu ni heza ni byiringiro amafaranga arimo nta yarimo nyine kwa kuni nyine ubikunda na acting undi kwa kameme gukina filme nge ntago nagiye gukina filme mvuga wenda ngo mbona amafaranga direct igihe niki n'ubu ngubu ntago mba numva ko nyashaka cyane wenda kurenza bizaza ntago mvuga ngo ejo ndabyuka mu gitondo mbona amafaranga iyi filme iyi episode yinjije amafaranga make ndababaye menya yuko byibuze uwo munsi ntago ari uwanjye umugisha si uwanjye hari undi muntu ufite umugisha wowe undi rero ufite umugisha reka beho nanjye cyanjye nanjye kizaza ko nge ndizera kandi nizera ko Imana yandemye kanshyira ku isi itifuza ko nzicwa n'inzara itifuza ko nzapfa nimba mburiye hamwe nzabonera ahandi niyo mpamvu ronge mvuga iki kintu muri rusange nimba uyu munsi ndimo nkora haba ntarimo ninjiza ejo nzinjiza ku bantu bari gukora ubu ngubu bose sinkubeshye pe harimo n'abakinnyi bakinira mu cyizere ejo tuzabona amafaranga byuze ngo dukorera ubushake n'ibyo byose azaboneka. Samutayime niyo filime kagiyemo ikanafeiringa ntinarebwe samutayime niyo filime na wa muntu namwambuye nta yabonye ayo kumuha kubera ko ntago yamuhaye ko yafite nawe nta yafite ariko wa muntu waraza gakina urebye mu Rwanda nta mafaranga rwose inkubeshye nta mafaranga wabonehemo umukinnyi ngo duhema abandi banyamahanga wenda bahema amafaranga n'ibiki byose ntago wafata inote mu 500 ngo uhereze umukinnyi uvuye ngo ugikinye muri episode ngo ngoreze 500,000 ayo mvuze makeya hore udogoreza n'amamiliyoni y'idora n'ibiki byose ariko twebwe hanga urabwira umuntu ati wenda mfitaya wamfasha gutya na gutya yego kubera ko ufite rwa rukundo urabikunda kuko ko twizera yuko byibuze nukina hari andi makampani yo hanze azakubona nukina hana amasosiyete yitumanaho hano mu Rwanda y'ubucuruzi runaka azakubwira ngo uriya muntu twaramukunze naza twamamariza benshi bahari bamamariza amasosiyete yitumanaho cyangwa se amasosiyete atandukanye kubera ko babonye muri ya projet ya filime babonye muri ya projet ya filime ariko muri ya projet ya filime hano banahembwaga n'amafaranga afatika ariko ya sosiyete yamukunze yo iramuha amafaranga menshi aho rero niho filime izamurira umuntu ifasha umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So that is nyine umuntu noneho nshaka kubaza ngo cyangwa se umuntu uri hanze hano uhora wumva abakteri bavuga ngo na amafaranga arimo ariko akabona umuntu akubisemo imyaka 10 akubisemo 12 abana kuki atavamo kuki atavamo okay impamvu atavamo ro filime hano mu Rwanda ntago yatunga umuntu mbisubiremo yego nimba hari n'umuntu uri kubyumva hanyuma uzakore debate twicarane hangaha filime hano mu Rwanda ntago yatunga umukinnyi nimba hari umukinnyi tunza ari byabikuye muri filime azanyomoza kuri iyi level turiho birashoboka ko bizaza
ariko ntago yatunga umu actor producer yamutunga yego na director wenda sava gake nawe yagerageza wenda akaba yabaho naba ariko akabaho producer we yabaho nabwo bidakanganye ariko umukinnyi ntiyabaho yego nta mukinnyi hano ukina filme ari byo bimutunze byonyine akinire Gashugi akinire Bamenya akinire Papa Sava akinire Nde Kanaka ngo abona amafaranga mutunga buri kwezi imyaka n'imyaka ishiri biragoye kubera ko iyi saha aho dukura naho dusoroma ni hato abo duhereze turakora ubucuruzi ahantu hafunganye ahantu hatoya kubera ko ibikorwa dukora ababikonsoma ni bakeya kandi nicyo bakonsoma nicyo batanga muri consommation zabo bagize ni gito gituma kitahaza iyo industry yose iyo kuru yose ya filime bityo bigatuma umukinnyi afata dukeya ngo bufi butoya butunga ibinini ubwo rero muri rusange niho nkubwira ngo ni factor nyinshi ntago umukinnyi ni kwa kwihangana ni kuvuga ngo abikora afite ibindi bintu akora arabikora nyine agatayi wabo bakamutunga akazana ubukiya bw'amavuta n'ibishye byose bururu kandi ntabwo shooting kwamara kugeza ku cyumweru hagivuga ati turashootinga rimwe mu cyumweru indi minsi 6 nayo kujya kwikora mu bindi byaguhesha ucuruza boutique watwara moto wakora iki ntabwo yagutunga yego ni experience ndende duciyeho mo gakeya reka twigarukiye kuri Gashugi series ni series irimo guca kuri YouTube channel ya Gashugi series tugira n'abantu ngo ni series nziza cyane abantu bakore subscribe kugira ngo bajye bayibona urazenda no kuba bibutsa iminsi isohokera ni igitekerezo cyaje gute kwandika Gashugi series wenda uraza no kutwibutsa sinzi niba hari n'izindi zawe wigeze ugira cyangwa si ariyo ya mbere utekereje kuba ngo nakinaga mu zabandi ariko noneho wakiyandikira nanjye yanjye 90% filime zose nagiye nkina n'ingiye babaga nazanditse kuyemo bamenye yego izo namvana nakoze zose narazanditse mbo muri rusange rero hari ngiye ubundi bitekerezo mbikura ku bantu nkudushaka kujya turimo dutera story nkumva nk'akantu kavuze ngahita nkandika muri telefone kabana kanza ka developer numva nkabonye hakana filime Gashugi n'icyo ndatekereza navuga ariko ubundi gene nkera 90% abagabo baca inyuma abagore babo ariko se kubera icyundi babaca inyuma yego shiraho akabazo nuko umugabo adashimisha umugore mu buriri nuko umugabo adafite amafaranga nuko umugore ari mubi nuko umugabo ari yo ngeso kubera iki shiraho akabazo ikindi abakobwa banga abakunzi babo bakabata bakashaka abagabo bakuze bafite abagore kubera iki nuko abakunzi babo nta mafaranga bagira nuko abagabo baba bazi gukora akazi nuko abagabo bafite amafaranga nukubera iki shiraho akabazo ndagaruka abantu byaye mu muryango mu rugo kuki bakonane babibirara nuko ariyo kamere bavukanye nuko ariko bakuze cyangwa nuko ariko barezwe ese iyo barezwe n'ababyeyi babaha ubuhe burere shiraho akabazo ndongera ndicara ese umwana wiga ku ishuri uburere ahabwa ku ishuri nubwo ahabwa n'ababyeyi mu rugo ubufatika cyane n'ubuhe shiraho akabazo bitandukaniye ndabyibaza ndicara muri societe navuga ngo ubundi abanyarwanda cyangwa se abantu bose muri rusange babanye bati shiraho akabazo ndabana ngiye gukora filime nyite Gashugi yego ndekiramo umugabo witwa Gashugi ibyo byose bizamuhuriraho bibe combination byose akore combination y'ibyo bintu byose ndebe ndayandika shiramo umugabo witwa Gashugi nyine ni Gashugi ari wege yego ni wowe ntago ari kwitaka cyangwa kuvuga meza niyo filime yonyine muri uru Rwanda yego yonyine irimo ibintu byose by'ubuzima bwo kuri isi ya rurema dusangamo niwo mwihariko umva icyo cyose kibamo yaba ari ijambo ry'Imana yaba ari ubutekamitwe yaba ari ubugome yaba ari ubugambanyi yaba ari urukundo yaba buri kimwe cyose kirimo kandi ku kigero cyacyo etape kuri etape ndavandika nkora iyi script ndayitegura ndayandika nandika iyo filime nshyiramo umugabo witwa Gashugi ari wowe ari we ngewe ufite umugore ariko akaba afite umugore wa gatatu hari abandi bagore yabyaranye kandi buri mugore wese yaramuteye inda yarabyaye umwana still nubwo byose byarabaye Gashugi afite umuryango kandi akunda ariko kwihangana byamunaniye aca inyuma umugore ariko mwibanga biza no kugeraho Gashugi afata icyemezo cyo kugira ngo aterete umukobwa umukopine wa boss wiwe avuga atereka muterete arabikora
kugeza ubwo acungana na boss we byibuze akamujisha umukobwa aza kumumwambura ku mukunzi wiwe umukobwa naragenda kurikira agashuki kubera imitungo niki kandi yarafite fiance baritegura ubukwe yarafashe niki n'irembo ndavuga nta bakobwa nabo bameze nk'ibihomora umukobwa nawe ariho muri iyo story abantu iyo bayirebye filime baramwe ngo iyi filime Gashugi turiza cyane irababaye ati Gashugi arawugeze gutera comment aravuga ati Gashugi n'umugabo wanjye mfite ku gahuru ubwo harona ubwo no kuvuga ngo hari umuntu wese yisangamo hari umuntu ufite umugabo umeze nka Gashugi hari uvuga ati ngiye mfite mukuru wanjye umeze nka Diane ngo n'umugore wa Gashugi ni filime ntago sobanuriza ko umuntu wayikurikiye akayireba aravuga ati kufa nabaho ngo n'isi ya Rwanda ndebye filime ari mu nyungu twibutsa n'abantu ko n'umuntu utarakora subscribe rwose arimo arahombwa ntabwo ari ukora publicité cyangwa kwitaka nibirimo yewe ntago nyamvuga publicité y'ikintu cyangwa mvuge ngo namamaza itabi ubundi hari publicité ubundi y'itabi ntago umuntu yemerewe kwamamaza itabi ihene ni ihene ngewe nkubwije ukuri ndahobwira nti reba wemere cyangwa ntiwemere nzi neza ko umuntu uzareba azemera ni filime iri mu bwenge yego iri mu bwenge irimo urumva ko ari mu buhanga rwose icyo nabwira abantu barebe filime Gashugi utaranayireba avuga ati kabisa yego ni kuri channel Gashugi series hariho filime imwe yitwa Gashugi series hariho n'indi yitwa abiki gihe series hariho n'indi yitwa The Family Affairs ni mu rw'icyongereza gusa kimwe n'abanyarwanda so Gashugi series imaje kugera kuri season ya mbere ifite ibice 31 season ya kabiri imaze kugera kuri episode ya 27 yego ni ukuvuga ngo rero ni filime imeze neza ntago nabeshya ni filime imeze neza yego cyane kandi na views zirabihamye ko ari nka episode igira views 150 na bingahe na 7 ndikagera 45 50 90 100 mbese ni filime nziza tu yego umuntu yakwibaza ngo iyo story iyo script iri mu bwenge gutyo wayitekereje mu gihe kingana iki byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo reka ibi bintu mbikore itekerezo nagifashe mu myaka 5 ishira mu bikorwa mu myaka 3 ubundi mu ndacya applying yego ubwo kugira ngo abantu tudushaka ko abantu bumva ko ibyo bintu babona atari ibintu umuntu atekereje icyumweru kimwe ahubwo ari ibintu yitondeye man ni ibintu byansabye imyaka 5 5 ni 3 yo kugishyira mu bikorwa implementation ya yes ntabwo ruvuga ngo ndaryama ngo mbyuko ngo nandike ngo script ngo harya ngo bano bantu uyu buhango bamuteye inda ngo bugene ni filime izarebwa n'abantu bakarira yego ubu irimo cyatangira cyari muri introduction ntabwo iratangira ni imirabyo ngo baniziraza kera wa mubyeyi we ni hatari yego hanyuma umuntu yakubaza ngo hari character utakina nta nimwe ntayo nta nimwe ntayo nta role nimwe ntakina nta scene wakwandika ara ngo mbere kuyikina ntayo iyo ari yo yose yego ko bicyamara nyirimo iyo ari yo yose yego iyo ari yo yose rwose ngiye mari tayari kire kitabaho yego ubwo yabitabaho nyine yabitabaho ariko bibaho nyine nta nimwe ntakina nushaka kumpa akazi mu producer nta nimwe ntakina ubwo umuntu araza kwibaza ngo nyine ni ibintu wabayemo igihe kinini yego umwana cyangwa se undi muntu ubikunda wumva yakina sinema ariko atarabona ayo mahirwe n'inama y'ihumugira namubwira azanyandikire ngiye nkunda gufasha abantu pe yego abo nkoresha bose aba acteur principal banjye n'aba supporting actress cyangwa supporting actor bose baba ari bashya yego ngiye mashaka gukorana n'abantu bashyashya ko harimo abantu baruza ahantu binjirira barabuza ahantu byibuze bagaragariza impano zabo hari abantu benshi bafite amatara benshi ariko nyandikiye nko kuri Gashugi series ugatanga muri comment yose kuri Gashugi series ndayisubiza kabisa ndayisubiza iyo wanditse umbaza ikintu ndagusubiza wajya mbireba nanjye ngiye rwose umuntu ateye comment ndamusubiza niyo nyandikiye kuri Instagram ndagusubiza niyo nyatse nimero yanjye ni box ndayiguha tukavugana kandi uko byagenda kose niyo nyatse service nyishoboye urayikora kazavuga ati byibuze niraniwe kana kampaye service kandi ngufasha nta kiguzi n'ubu muntu nta kibazo pe ubu ufite iyo mpano akaba yumva rwose afite umwanya ufite umwanya byonyine ndagutumira tugahura kuri office kaza tukabonana tukaganira yego nta kintu ubwo ndaza guhita nkubaza ngo ubuzima busobanura gute ubuzima nzi ko ubuzima ni inzoka yero mu murizo kandi inzira mu n'uruziga yego ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ubuzima ni cycle aho navuye niho nzasubira yego ni ukuvuga ngo kora none kuko ejo atarahacu kadukore nk'abazapfejo yego niyo mpamvu umuntu ntago asaba service uyishoboye yimuhe ko ejo ntago uzi nimba uzaburiho kandi
kora neza nyine usiga umugani muzima nyine musozi ubuse uramutse upfuye wasiga iyi nkuru musozi cyo kintu cya mbere jyana kiyimbwira nasize amateka ki nasiga amateka ki ko nzi neza ko ubuzima ni ubusa ntacyo turi cyo uranyaka serivisi nyikwima ngo bimarire iki nyishoboye ninyi kwima se ndunguka iki naguhaye ukarya nanjye nkarya ko hari ibuye rimene ku rwondo rugisukuma ko byose bishoboka ubuzima rero fata nk'akantu gatoya kuko hari ikintu Imana yaduhishe kutareba ejo hacu kutareba imbere hacu kuko hari ikintu Imana yaduhishe reka dukore none nk'abazapfejo kandi dufashe byibuze bagenzi bacu mu bushobozi bwacu dufite tubabe hafi ibitekerezo n'inama kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga kandi n'Imana mu by'ukuri iyo uhaye umuntu n'Imana ikongerera bwikube iyo ufashije umuntu n'Imana nayo iragufasha Imana ngo ije duhana umugisha urakoze cyane Gashugi kubaho umuntu anezerewe no kubaho gute ni gukora ibishimisha Imana kuko gushimisha abantu bo ntago nzi neza ko bashimisha abantu bose muri rusange ngo uzabavemo no gukora ibinyuranyije no kumva ko umutima wawe ibyo ugomba gukora byibuze umutima wawe utagucira urubanza ikintu n'icyo numva ko byibuze ari ikintu gihamye nyacyo burya kenshi ngo nkoresha imwe yapfuye apfanye umugayo ahantu byavuye buri ushobora gusanga iyi saha ushaka gukora ikintu nigeze kumva ngo akantu boss yari afite ngo umukozi arangije ajya mu mahanga umukozi ariko yaramukoreye neza nta kintu atamukoreye boss amusigira inzu nziza ati inzu uzayincungire ati nzayicunga boss ati rwose uzagere vuba uzayicunge nta kintu na kimwe izaba ati nta kibazo nzabikora boss arahingukira se nta kibazo byagenze neza ati shati boss ati nakuroteye inzozi rwose mbona ngo waraminuje aguza mu modoka 500 ese wararyamaga ati oya ati hanyuma sinzozo zirotse gute ureba ati numvise ko byanjye byose wabyanyije kuko waryamaga wandoteye igendere ntamwirukanye kandi barabanye neza ikindi gihe kirekire byose ari aho ngaho amwirukanye ko ngo yamose kandi akamurotera kandi nta kintu yigeze yangiza mu rusanya gase byose bisanga ari amahoro azize inzozi yazize inzozi kandi ngo yarakoze ashimwe apfapfanya umugayo baramwirukana nyine gutyo birarangira niyo mpamvu nyine ko ntago waneza rubanda uko byagenda kose ntiwaneza rubanda kutaneza rubanda rero kora nk'ubyo umutima wawe ushaka utungane n'Imana yawe abandi bo ku ruhande ibyo nibibareba wowe kora wumva ko ntacyo ku giti cyawe umutima wawe gushinja wumve ko mugenzi wawe mwereye imbuto wumve ko byibuze hari umuntu wafashije wumve ko byibuze ntacyo umutima gushinja muri rusange ibindi biharira Imana nicyo kintu cya mbere kiruta byose hanyuma ndaza kukubaza ngo uwo mutima wo kwicisha bugufi wo kumva uri bugiye muri comment ugasubiza abakunzi bawe wo kumva umuntu uri bukwandikira kuri DM ya Instagram uri bumusubize service akwatsa ukayimuha nyamara uri umustar ufite fame biva hehe kusanga hari benshi umuntu akabona no umustar ariko ukaba wamwaka service nayiguhe ukaba wamwandikira nagusubize ariko wowe ukaba nyine wifitemo umutima wo kuvuga ngo reka nsubiza abakunzi banje biva hehe uwo mutima uva he nzi neza uwo ndiwe kandi byose bituruka ku buzima bw'umuntu aba yaraciyemo uburyo aba yarakuze n'uburyo yarabanye n'abantu n'uburere bwe aba yarahawe ikindi cya kabiri sinzi nimba nabyita wenda ngo ni ubujiji cyangwa ikiburi wese akora uko abishatse kandi nzi neza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi ariyo mpamvu numva ko byibuze ubuzima bwacu turiho no kuri iyi si ari ubusa niyo mpamvu ugomba kohereza umuntu serivisi kuko ejo ntabwo ari ahanjye ni ukuvuga ngo kuba nahereza umuntu serivisi gutyo muri ubwo buryo mba numva umutima wanjye ubohotse numva ko nta kibazo ntacyo umutima wanjye ushinja mu buzima bwanjye nakuze numva nafasha nubwo nabuze ibyo mfashisha abantu ariko duke mfite nduha abantu nkabafasha ntago rero ku giti cyanjye rero ubwo niko nakuze bitewe n'umuryango nuko narezwe n'iki umuryango wacu ntawo gutugira nta n'umutima mubi tugira njye nkunda guhora nisekera gusa ikinambabaza mu buzima muri rusange nuko ibyo nagitinze muri filime benshi bagira ngo niko meze ariko ya nakazi yego ibyo byose bino bintu umuntu aba arimo hari n'inshuti agenda akuramo yego inshuti nk'ebyiri z'abakobwa n'ebyiri z'abahungu wakuye muri sinema kuva utangira uvuga uti izi ni inshuti magara ntago nazirondora ni nyinshi abakobwa ni benshi n'abahungu ni benshi ntago nabarondo ugiye kumbwira ngo nimbarondore ushobora kuvuga umwe akababara kandi twaraye dusangiye n'injo ati kuki wanyibagiwe ntago nakora
ntago wasepara ntago navuga ngo nazirunda gutya ngo nzivuga ariko ni nyinshi pe ni nyinshi yego yeah. Hanyuma Gasugi ni ikihe kintu utatakazaho amafaranga uvuga uti ntago iki ngiki cyantwariye amafaranga ngewe uko byagenda kose ntatakazaho amafaranga kugura indaya ntago byakubaho ntago nagura umuntu ntago ibyo ngibyo nabikora ntago nabitakazaho amafaranga uvuga ngo ugiye kugura wenda nk'umukobwa I can't yeah hari numva ntatakazaho amafaranga yego ebo se ikindi ni iki navuga ngo ntatakazaho amafaranga ndumva mu byangira umumaro cyangwa se mu bivuga ngo bigirira abandi umumaro icyo ntago nagitakazaho umwanya yego mu buzima umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye hari ikintu cyakubabaje utajya wibagirwa mu buzima cyane ni byinshi wa mugabo ni byinshi ariko ikintu cya mbere cyambabaje yego cyambabaje hari muri 2011 2011 nari mfite buruse yo kujya kwiga mu Bufaransa muri kaminuza ya Nîmes yego noneho nari mfite rendez-vous kuri ambassade mu Kiyovu mfite na documents zuzuye na passport n'ibiki byose n'inkingo nene naziteje yewe za Eurofever ubwo mba ngezeyo nagezeyo nagomba kwinjira mu saa 4 nkabona n'umukozi wo muri ambassade ubishinzwe kugira ngo yishyire document kugira ngo nzajye kwiga yishyire document ku murongo mpageze kuri gate baramwanga ngo niwe Rukundo Arnold yego ugeze hano saa 2:50 utageze iminota 10 niyuzura urahita winjira sawa ku muryango wampereza badge zahine zigeze direct mu kadomo ndinjiye ndagenda ufite documents zawe zimeze gutya nagutya yego amafaranga ya visa ni 83 ntabwo nzabyo 83 y'amanyarwanda 83 niyo ugomba kwishyura urayafite wayazanye ndabona numva ko tuzatanga mu cyumweru gitata ati wapi ati subiraho n'ibiki byose ubwo se nsubiye mbanze njye kuyazana kugira ngo ariko muri ambassade kwagomba kwaka rendez-vous kuri internet still kugira ngo nzagaruke mu kwaka rendez-vous sanga abandi ningaruka aho ngaho kuri ambassade kuzuza izo document bari kuzaba bamaze amezi 7 biga Amerika gutyo nari ngomba kujya kwiga biochemistry bitambi kansolinganya gutangira kaminuza muri Kiste ni gashime nyine ubwo neza mu Rwanda wabuze kujya i Paris kubera 83 ubu yakubye inshuro nyinshi amafaranga 83 muri make ubuzima bukwigisha iki uko ibaze nk'ako kantu nyine kaba kakubujije amahirwe kandi hatakaba yari amafaranga wakita ko ari menshi cyane nanjye bwanye nanjye nayo bibaye nubwo niyo ambaza ubu ngubu byagenze bite kubisobanura byarananiye ina document cyaze ifite rwose ubuzira cyane yewe ziracyari nyine gahinda kakanyica ariko ndavuga nibura Imana niko yabishatse tu hanyuma ari kugenera nagera wenda singira ubuzima bwiza bikanga se ariko nyine ubwo niko byagenze nyine tu icyo kintu cyarambabaje ni iki kigutera imbaraga mu buzima gituma uhora uvuga reka nkomeze matane gituma udacika intege nuko nizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi kandi nkumva ko ejo hanjye ari heza gituma mpatana yego nigeze gusoma kenshi arayitaba cy'umuntu witwa Robert Kiyosaki yego Robert Kiyosaki yigeze kwandika igitabo yanditse igitabo cyitwa ngo Poor Dad and Rich Dad icyo gitabo gisomye wowe ubwawe n'umwana wawe wamubwira ngo ntuzajye kwiga gusoma igitabo gusa niko ni igitabo kikwereka uburyo uzaba mu amafaranga kikwereka byibuze uzaba umukire kikwereka byibuze umuntu byibuze uzaba umuntu minuje n'ibiki byose kikwereka byibuze uburyo yakwihangira byibuze umurimo ukazatera imbere kandi bikakwereka no kwihangana kuvuga ngo ndizirikana iziri ku mukanda mugati byibuze ejo wanjye ni heza nzagera kuri iki no gukotana byibuze uvuga ngo ndakotanira ubuzima bwanjye ni iki kigutera ubwoba mu buzima cyangwa kiguhangayikisha ni inzara no kurwara nibyo bintu byonyine cyane Imana iza ku mwanya wa gatatu kuko Imana ndayisenga ariko Imana ni untouchable ariko inzara irantaje nkayumva kandi niyo wavuga ngo simbizi icyo kintu ni hatari turimo turagana ku musozo tunagushimira ko wemeye kubana natwe ni iby'agaciro cyane intego za Gashugi series ni izihe kuyikuza ikaba ari filime byibuze bibaye byiza
yafata umwanya wa mbere muri filime mu Rwanda, muri series zo mu Rwanda, yego, ikaba ariyo filime byibuze ifata umwanya igashinga imizi. Bibaye byiza buri munyarwanda wese yayimenyaho arakanayikurikira byibuze akanayireba akavuga ati byibuze ni projet iteguye neza imeze neza. Nifuza byibuze ko Gashugi series yababera byibuze ikitegerezo, yabakomeza mu mitima y'abantu, yaba ari filime ihamye, yaba ari filime yubakitse, yaba ari filime ikora ku mitima yose y'abanyarwanda, buri wese akayireba akavuga ati byibuze ndemeye. Kandi nkuko bimeze ni filime isa neza, ifite amajwi meza, ifite abakinnyi beza, basa neza, babahanga, ikiniye heza, ifite story nziza, ifite buri kimwe cyose ntacyo nenga. Uwumva ko byibuze mbeshye ajye muri comment yandike ngo Gashugi yarabeshye. Ntago nabeshye ko ngende umudive umunsi wa karindwi cyane cyane. Gashugi series abantu ngo baze babikomeze babikurikirane muri comment. Ndabizi ko batazavuga kubeshya kuko ibirimo birivugira. Dusa n'abasoza igihe kibwira abanyarwanda, hanyuma babwire Gashugi series ica kuyeca no icyo mbwira abanyarwanda nuko mbakunda muri en general mu buryo buri rusange, kandi ngashimira abanyarwanda ndetse ngashimira n'abantu bose muri rusange kuko bangize uwundi we. Iyo bataza ko aribo ntago bari ngiye urahangaha. Ibyo nakoze byose mbikesha bo, kandi ibyo nzagera byose nzabigeraho kubera abantu ari bo mwebwe. Mu buzima mwanjye mbayeho kubera abantu, inama bampa, ibitekerezo bampa, nibyo bituma bishinga imizi umutima wanjye, bigatuma byibuze bintera imbaraga kugira ngo nzakore byibuze niteze imbere ejo hazaza. Ibyo byose muri rusange ngiye nkora respect ku muntu, ndamwubaha kandi ndamwizera kandi ndamwumva. Umuntu wese muha agaciro. Ibyo navuga mu ijambo rimwe navuga ngo nabigezeho kubera abantu, kandi mwarakoze cyane kutuba hafi. Ikindi turabizi neza ko abanyarwanda wenda hari abavuga ngo dukora filime, wenda sinzi wenda uko babivuga, hari abavuga ngo abanyarwanda bakora filime ngo théâtre, kinamico niko bakunda kubivuga. Wenda baba bizi neza ko hari difference y'ikinamico na filime, ariko ibyo bashaka kuvuga tuba twabyumvishe ko dukora filime ziciriritse ziri kuri level yo hasi. Mu ijambo rimwe ubwo nanjye guhita nkubaza ngo imbogamizi noneho, imbogamizi muhura nazo nivyo byose nyine nizo ngizo umuntu kubwira ngo wakoze, hari umuntu ukubwira aganza akubwira ngo ngo ndakuzi ngo so kina teatrera wagira ngo ugaragara nk'umurunani. Niba urabyumva kora ko batarasobanukirwa kamusubiza ariko kamusubiza wumva nyine ubabaye, ariko rero ntabwo aba ari we ukwigarama no sana ni film kubera ko nyine wamusobanura kanabimubwira n'ibiki byose. Ariko izo mbogamizi zo ziduca intege kubera ko ibyo dukora byibuze ari théâtre, ariko ntibibagize ko byibuze gatinze azaza aramenyo ya rugo, gahoro gahoro inyoni yubaka icyari. Ikindi cya kabiri, bazi neza ko hari jenoside yakorewe abatutsi yabaye hano mu Rwanda. Hari byinshi yashubije inyuma. Abafaransa bamaze imyaka 50 bastaragura ngo bubake sinema yabo, twebwe nta n'imyaka 10 naturamara. Ariko haro tumajije kugera. Nimba natangiye tugurisha filime tukayibaninga tukagera ku DVD ya fake, nta namajwi dushyiraho ari ibintu bisanzwe, ari ibintu nyine gutyo bira utapfa no kumenya ngo bimeze gutyo na gutyo. Tukaba tumaje kugera ahangaha byibuze, haraho twavanye naho tugeze. Nimba hari amakampani atandukanye za kwamaza ibikorwa byayo muri filime dukora, nuko haraho twageze. Ibyo tumaje kugera byibuze, haraho tumaje kugera, ariko ntabwo twifuza kuguma aho ngaho. Twifuza kugira ngo tugere kure hashoboka, heza hashimishije, hagaragaza byibuze u Rwanda neza, ku buryo byibuze umwana w'umunyarwanda azavuga ati byibuze haraho abanyarwanda bamaje kugera. Pourquoi pas twifuza kuzafatira ku Rwanda twarishinga Hollywood, why not, birashoboka. Ari nayo mpamvu nifuza ko byibuze abanyarwanda ngo batube hafi, baduhe support, ibyo dukora babishima, ariko batugira n'inama, batunenga bwati byibuze hano mwakoshe byibuze, ariko batwereka n'ingero nko kuno umubyeyi hano umwana mwahomye gukora gutya na gutya, ako nivuga ati po murashaje nta kintu mukora n'ibyo byose mubivemo mu byinshi bitandukanye. Nkuko bajya bavuga ya kipe ntashatse kuvuga ati nta kitumare bayisenye byinshi bitandukanye, ariko ejo gakomeza igakora n'ibyo, ariko ni yacu, nitwe tugomba kwisigasa, nitwe tugomba kuyibungabunga, ni yacu. Natwe rero turabanye, ni mutube hafi, muduhe support, muduhe ibitekerezo byacu. Ntago twifuza guhora dutukwa cyangwa se guhora turyamye hasi, twifuza kugera tuzamuke tugere hejuru. So niyo mpamvu twateguye projet ya Gashugi. Ni filime nziza, ni filime ikoze neza, ni filime ikoranye ubuhanga. Muyirebe, muyikunde, mukore share, like, subscribe mu buryo bwose bufatika. Isoka kuwa mbere no kuwa kane. Buri wa mbere no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Buri wa mbere no kuwa kane saa 3 z'ijoro. Episode zose ziriho. Uyireba ngo akabonye ikiganiro bwa mbere nayitangira ku murongo, akayitangira azura akayireba akavuga ati filime sinayikunze. Mana mwishuza abirya ruswa. Ariko n'ibintu tuba dusaba abantu ntago biba bigoye gukora subscribe, ugakora like cyangwa se share,
ni ibintu bitagutwara iminota gukanda kuri ako kazogira naga ibintu biba bigoye ntazakane subscribe ngo ntarebe azareba fazari ntakane subscribe ariko biba byiza byose yabikora biba byiza yabikora ariko gukana subscribe nturebe utaranebye aricyo kandi subscribe nabyo ntago ari sawa niba dutize amaso badutize amatwi nta kindi turimo kubasaba kandi bakunda iby'iwacu made in Rwanda iriho ku kisi babanza Hollywood barebe sinema zacu kandi nazo ni nziza cyane bisimbuka Hollywood naho igihe kizagira tugereyo navuga ngo turagushimiye cyane ko waduhaye umwanya twifuriza amahirwe masa gashugi komeza itera imbere kandi nawe utera imbere muri byose murakoze cyane reka dushimire namwe mubana natwe umunsi ku wundi mudutera inkunga mukurikirana ibyacu mubireba ni inkunga ikomeye cyane nitwa Patrick Kwizagira mugira amahoro y'Imana